Ndabashuhuje mwese abari kuri Yerusalemu nshya. Icyubahiro cy'Imana no gukora kw'Imana bibane namwe, buri muntu wese aho aherereye. Imana y'amahoro imuha umugisha. Turishimye cyane, turanezerewe kubw'icyubahiro cyayo no gukora kwayo. Wowe udukurikiye, komeza ubane natwe, maze amahoro y'Imana n'icyubahiro cy'Imana bibane nawe. Uherereye mu bihugu bitandukanye, isi yose, kudukurikirana biremewe. Ufite igitekerezo cyangwa icyo uvuga cyose turacyakira, gipfa kuba ari ikintu kituganisha mu nzira y'umusaraba. Gukora kwiza kw'Imana rero kubane namwe. Nejejwe n'Imana kuko ari umukozi w'umuhanga ku buzima bwacu. Yatugiriye neza kandi ifite imbaraga, ifite ubutware. Buri kintu cyose igikorera igihe. Rero turabashimiye mwese. Kadutangire dusenga. Turagushimye Mwami Yesu, bana natwe tugirire neza. Umuntu wese ugiye kumvira ijambo umugirire neza, urakoze urakabyara. Amen. Dushimye Imana kuri aya makuru agiye gutambuka, ariko nk'uko bisanzwe tujya dutanga amakuru cyangwa tuvuga amakuru ariko twifashishije Bibiliya. Bibiliya, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 13, umurongo turahera ku wa mbere. Wenda umuntu wese agandukire abatware bamutwara, kuko ari nta butware butwarira, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware si abo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware, kora neza, nawe azagushima, kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza. Ariko nukora nabi, utinye, kuko adatwarira inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Twakire neza amagambo y'Imana. Hari inkuru zirimo zicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko ni ukuvuga ngo nta muntu uri hejuru y'itegeko. Pawulo we yabivuze neza, aravuga ngo umuntu wese ugomera umutware cyangwa ugomera umuyobora abaciye ukubiri n'amategeko. Bivuze ngo iki? Buri muntu wese, yaba ari umusirikare, yaba ari minisitiri, yaba ari iki, wese ari umupasiteri, ari iki, itegeko rigomba kukugeraho. Itegeko ugomba kuryumva. Ni ukuvuga ngo ibintu byose biriho ugomba kubishakira muri Bibiliya, kuko Bibiliya ifite ibintu byinshi. Niho abantu benshi bajya bavuga ngo hari ibikenewe, hari ibidakenewe. Ugasanga abandi bavuga ngo uyu murongo njye sinkwemera, undi ugasanga arawemera bitewe n'amarangamutima. Bibiliya rero iri mu ngeri zose, kandi Bibiliya ifata ahantu hose. Ibyaha byose bikorwa Bibiliya igenda ibivugaho. Nimba bavuga ngo ntukice so, ntukice nyoko, ntukagire ute, buri kintu icyo ari cyo cyose Bibiliya igikomozaho. Hakenewe iki rero? Waba uri muri gavumenti, waba uri mu buyobozi bw'Imana, waba uri mu madini n'amatorero, waba ufite akazi kose, ugomba gutinya ko umuyobozi Imana yagushyizeho cyangwa amategeko y'igihugu agomba kugwana, kuko na Bibiliya ubwayo ifite amategeko yemera kandi itanga. Ni ukuvuga ngo rero iyi Bibiliya twese turayemera kandi twese turayizera. Na Korowani nayo ibivuga. Ibi bitabo byose bigenda bivuga uko abantu tugomba kwitwara, kuko dore ko abandi abayisilamu barahirira kuri Bibiliya, kuri Korowani,
abafite indi myizerere nabo bagenda barahirira kuri Bibiliya, ariko bagiye bafashe no ku ibendera. Rero ndagira ngo nkwibutse ko ikintu cyiza usabwa gukora ni ukumenya ngo ese iyi Mana yo kabyara, ibi bintu byo guhana no gushyira mu nkiko biremewe? 5/5 biremewe cyane, kuko Bibiliya ibivuzeho, iravuga ngo ugandira abatware cyangwa usuzugura abatware aba agomba guhanwa, kuko nta mutware utwarira inkota ubusa, kandi umutware wese iyo yamaze gushyirwaho aba yemewe n'Imana, kuko ni umufatanyabikorwa n'Imana. Rero icyubahiro cy'Imana kibane nawe aho uherereye hose, aho uri hose. Turagushuhuje tukwifuriza iminsi mikuru myiza, gukora kw'Imana no kugendana n'Imana bibane namwe aho muherereye. Icyo usabwa gukora ni ugukora subscribe no kudukurikirana. Ufite igitekerezo, nimero zacu ziba ziriho ku byigisho byacu, waduhamagara. Ubu ngubu turimo turakorera umurimo w'Imana mu gihugu cya Uganda, muri Kampala, mu gihe cy'ubutumire dufite, ariko n'ubundi tuba mu Rwanda kuko imiryango yacu niho iri na famiye niho ziri. Hano rero turi mu ivugabutumwa, igihe kigomba kugera, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo nta birenze, kuko hari ibyumweru bibereye icyumweru tugomba kugera mu rugo. Rero turabashimiye abari hirya no hino, gukora kw'Imana kubane namwe. Murakoze cyane, turagushimye Mwami Yesu. Bana natwe, nutugire neza, nudukomeze. Amahoro yawe n'icyubahiro cyawe bikomeze kubana na buri muntu uwo ari we wese, mu izina rya Yesu, amina.